Reka twongere tubasuhuze abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Mushaka kwibaza ati mbese kuri uyu munsi nanone turihe? Kuri uyu munsi twagarutse ku bitaro bya Gatagara, akaba ari ibitaro biherereye mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Mukingo, mu kagari ka Gatagara, mu mudugudu wa Gatagara. Mushaka kwibaza ati mbese kuri uyu munsi tugiye gukora kuki? Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, hari byinshi twibaza ku ndwara ndetse n'ibyinshi twibaza kwa muganga. Kuri uyu munsi tugiye gukora mbese uburyo insimburangingo zijya mu muntu. Insimburangingo, inyunganirangingo, ibyo nibyo bintu tugiye gukoraho. Reka duhe muganga turi kumwe ikaze mu kiganiro ubuzima buzima, abasuhuze ndetse abibwire. Tubahaye ikaze muganga. Murakoze cyane. Nitwa Irakoze Cedric, nkaba umuganga ukuriye abaforomo mu bitaro bya HPP Gatagara. Yego, murakoze. Murakoze cyane muganga Irakoze Cedric, muganga ukuriye abaganga b'abaforomo hano mu bitaro bya Gatagara. Hari ibintu twibaza rero. Tukibaza tukavuga ati mbese nimba duhuye n'umuntu mu rugero yacitse akaguru, yenda kuko ni insimburangingo. Insimburangingo zijyaho gute? Mbese ni bande bashobora gushyirwaho insimburangingo? Nubwo mu kiganiro cy'ibijyanye n'insimburangingo uburyo zikorwa naho ziva twabikozeho, muri rusange mwakibutsa abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Murakoze. Nk'uko wabivuze, insimburangingo ni appareil dutanga ku barwayi batakaje urugingo, rwaba ukuboko cyangwa ukuguru. Nizo akenshi hano dutanga. Rero insimburangingo itangwa ku murwayi watakaje ukuguru igihe yahuye n'ikibazo cy'impanuka cyangwa ari ikibazo cy'uburwayi, bikaba ngombwa ko abaganga baguca kwaba ukuboko cyangwa uko kuguru. Insimburangingo ziramoko atandukanye uko mwabivuze. Insimburangingo tuzitanga bitewe n'aho urugingo rwaciriwe cyangwa rwaviriyeho. Niba ari ukuguru, hari insimburangingo dutanga iri ruguru y'ivi, ihera ruguru y'ivi imanuka ikaba ifite n'ikirenge, n'insimburangingo ishobora kuba iri munsi y'ivi bitewe n'aho akaguru kacikiye. Ubwo bikaba kimwe no ku kuboko, biterwa n'aho urugingo rwacikiye. Murakoze cyane muganga, tumenye insimburangingo. Mwongeye kwibutsa abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima insimburangingo, ndetse tubonye amoko y'insimburangingo y'uko atandukanye. Mbese hari umuntu ushobora kubura urugingo ariko akaba atemerewe guhabwa insimburangingo? Yego, murakoze. Bishobora kubaho bitewe n'aho, nk'uko nabivuze, urugingo yaruburiye. Dufate urugero rw'ukuguru. Ukuguru gushobora kuvira ariko kukavaho mu gice cyo mu itako, kukaviraho mu itako hejuru cyane ku buryo atabona uburyo yambara iyo nsimburangingo. Yego. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda ANSP Plus ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Noneho hari tuvuye ku nsimburangingo, tugiye ku kintu bakunda kwita tije cyangwa inyunganirangingo. Ahari niko hari mu kinyarwanda twabyita. Noneho umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese ni ibihe bibazo byatuma umuntu ahabwa tije? Murakoze. Tije nk'uko mubivuze niko mu kinyarwanda tuyita. Mu ndimi z'amahanga dushobora kuvuga nails, cyangwa hari ubwo dukoresha twebwe imisumari. Impamvu zatuma umuntu ahabwa tije inyinshi ni impanuka. Ni impanuka kuko ni igikoresho dushyira mu igufwa ryavunitse kugira ngo ryongere riterane. Aho tije itandukanira cyangwa nail itandukanira n'insimburangingo cyangwa izindi nyunganirangingo, nuko yo ijya mu mubiri imbere. Iyo ntabwo ijya ku mubiri inyuma, ijya mu mubiri imbere. Ni ukuvuga ngo umurwayi wagize ikibazo cyo kuvunika, noneho akabagwa agashyirwamo uwo musumari nk'uko tuwita, cyangwa nail cyangwa tije imvugo imenyerewe, noneho ikamufasha ko irya gufwa rizaterana, hanyuma akenshi yo inakurwamo. Yego. Ukomoje ngo ikurwamo. Nibuka ko hari igihe bavuga ngo umuntu yapfuye ngo afite tije ngo biba ngombwa ko bayikuramo. Nibyo cyangwa ni ibintu baba bavuga? Ntabwo byaba ngombwa kuyikuramo kubera ko yapfuye,
ubundi iyo bayishyiramo nk'uko mbivuze igufwa ryavunitse, ariko iyo rimaze guterana uko aza mu suzuma babireba, iyo rimaze guterana umuganga ashobora kugena niba yayikuramo cyangwa ashobora no kuyirekeramo iyo nta kimutwaye, ariko ntabwo iyo apfuye biba ngombwa ko ayikuramo kugira ngo ashyingurwe. Noneho kuko ni amakuru twumvaga hanze aha ati tije irahenda, ngo kanaka yapfuye afite tije ngo bayikuramo, ibyo ngibyo ni ukubeshya? Ni ukubeshya kuko tije kugeza ubu mituweli irazishyura. Zirahenda ariko ntabwo zihenda ku buryo byaba ngombwa ko umuntu ugiye gushyingurwa ayikurwamo, kuko mituweli ayishyura, ntabwo ari amafaranga menshi cyane yatuma bigenda gutyo. Ni ukubeshya. Noneho umuntu ashobora kwibaza ati mbese nta yahe moko ya tije? Yego, murakoze. Tije ziri amoko menshi. Hari tije zijya mu kuguru, inyinshi ni naho zikoreshwa. Ziri amoko nk'atanu navuga, ariko akunda gukoreshwa twebwe 8. Hari amoko 3 akoreshwa igihe umuntu yagize ikibazo cyo kuvunika igufwa ry'itako, ibyo twita fima. Hari nail, biterwa naho inyuzwa. Hari izinyuzwa hejuru usa n'urica mu itako umanuka mu ivi, hakaba n'inyuzwa mu ivi uzamuka bitewe n'aho imvune yabereye. Noneho hakaba n'amoko 2 akoreshwa ku igufwa twita ruseke cyangwa tibia. Hari nabwo hari umusumari unyuzwa mu ivi umanuka, n'unyuzwa aho nakwita mu bujana uzamuka, ariko akenshi uwo nguwo wo mu bujana ntabwo ndabona tuwukoresha. Hano dukoresha kuri ruseke, dukoresha umusumari umwe. Ubwo navuga ko ari amoko 4 cyane cyane dukoresha. Murakoze cyane muganga. Tutaragana ku musozo w'ikiganiro twakoranaga kigufi, umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese nizihe nama mwagira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima? Inama nabagira ni gukomeza kubungabunga ubuzima nk'uko tubikangurirwa na nzego zitandukanye na Minisiteri yacu y'Ubuzima. Ikindi ni uko bajya bagana amavuriro, kuko ubu ngubu igihugu cyacu cyarabyoroheje, mituweli yishyura ibintu hafi ya byose, kandi nta ikiguzi ntabwo ari kinini cyane. Murakoze cyane bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima. Ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye ubuyobozi bwa HVP Gatagara ku murava n'ubwitange bagira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Nta nubwo twasoza tudashimiye by'umwihariko muganga Irakoze Cedric ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima. Mukomeze mugire ubuzima buzima.